kurenga muri showbiz nyarwanda nyuma yaho ugiriye n'icyo yishimiye? Ni amakosa, hari amakosa menshi ari muri showbiz nyarwanda, cyane cyane iki kintu cyitwa deformation. Bafite byinshi byo kwiga. Ni byinshi mu by'ukuri. Bibaye nko hanze abanyamakuru bose bafungwa bose. Ni ukuri kw'Imana ngo ngubesha. Hari akantu ukomeye gukomoza ko abanyamakuru witwa Scovia we yaravuze ngo ubundi bo ntaga bafata nk'abanyamakuru, aba YouTube ubundi ngo ntaga bafata nk'abanyamakuru kuko kenshi na kenshi ibyo bakora batabikora kinyamwuga. Ese wowe turi abanyamakuru no nibyo Scovia ibyo ajya avuga nibyo, ariko Scovia hari igihe nawe ajya yirata. Ariyemera cyane. Sometimes ajya yirata. Ibihe byiza ndetse n'igitondo cyiza kuri mwe mwese mwamaje guhitamo gukurikira Vibes and Talk by'umwihariko, aho tubana umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro, igitondo n'ikigoroba, mu mvura no mu mbeho, mu zuba kandi no mu kibunda, tukaba turi kumwe 5 kuri 5. Ni Turadukunda Junior Kevin bahaye ikaze. Ariko by'umwihariko mumaje kumva amagambo akomeye n'uwitwa Bakti ubwo yaraturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda azeje hano iwacu mu Rwanda. Abanyamakuru batandukanye barimo Pastor Claude n'abandi benshi bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Wenda reka tugaruke gatoya cyane kuri uyu mugabo Bakti. Ni umwe mu bagabo bazwi hano muri showbiz nyarwanda, ni umwe mu banyamakuru kuri njyewe navuga ngo b'icyubahiro. Ikindi kandi ni umwe mu banyamakuru bakoze cyane, ni umwe mu banyamakuru bagize byinshi bubaka mu myidagaduro cyangwa se muri showbiz kuko ari mu ba mbere. Yakoreye ibinyamakuru bitandukanye rero, yakoreye yitwa Big Town TV, yakoreye Afrimax, yakoreye n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye hano iwacu mu Rwanda, akoreye ama TV menshi rwose. Uriya akwiye respect, kandi ngira ngo mwitangazamakuru ni mukuru wacu, cyangwa se mu gukora inkuru na content zitandukanye. Uriya ni Graflel. Bamwakiriye rero i Kanombe, araza atangaza byinshi bigiye bitandukanye. Yavuze ko yarakumbuye kumva umuhumuro w'iwacu mu Rwanda, yarakumbuye kubona iwacu, yarakumbuye iby'iwacu. Buriya mu Rwanda reka mbabwize ukuri, mu Rwanda ushobora kugenda ukajya imahanga, ukajya ahantu heza, ukabona ibyiza, ariko ntago ushobora kumara igihe utarakumbura iby'iwanyu, especially nka diaspora. Buriya abantu bose baba muri diaspora nubwo bwose baba babayeho neza bishimye, ariko usanga ari bo bantu ba mbere tugira bakurikirana buri kantu kose kabaye iwacu mu gihugu, bitewe n'uko abanyotewe no kongera kubona iki abanyarwanda, abanyotewe no kongera kumva abantu b'iwabo. Ahanini rero usanga mu matelefone yabo bistreamingira iby'iwacu mu Rwanda, nuko natwe tuba tuburira tukabakubita amatiko. Nibyo ngiye kugarukaho muri uyu mwandiko rero. Uyu mwandiko uragira uti Bakti yitangarije avuga ati byanga byakunda itangazamakuru ryo mu Rwanda ndarinenga byinshi cyane, bitewe nuko ibi bintu ubikoze uri hanze y'igihugu, hari aho narindi uri umunyamakuru waho, mwese baba baragize gute, baba barabafunze. Reka tugaruke ku kibazo umunyamakuru yamubajije, aramubwira uti hari umunyamakuru witwa Scovia avuga ko abantu bose bakora hano kuri YouTube atabita abanyamakuru. Uwitwa Pastor Claude yabyemeje yirukanga, aravuga ati yego ntago ari abanyamakuru, ntago turi abanyamakuru rega, ariko ikintu gitangaje kinakomeye Bakti muri experience ye amazemo igihe kinini mu itangazamakuru, nawe yongeyeho anenga uwitwa Scovia. Aravuga ati Scovia ni umwiyemezi, Scovia yagera ahantu nawe akarengera akagira gute akiyemera, tariyemera buriya arirata. Uyu munyamakuru bita Scovia si ubwa mbere tumwumvisheho inkuru zivuga ko ari umunyamakuru ushobora kuba wirata, ndetse ahanini ari n'umunyamakuru wumva ko arenze abandi bantu bose. Ikindi ni n'umunyamakuru ngo wumva ko afite n'ubushobozi buhambaye mu itangazamakuru kurenza abandi. Nibyo koko yarahiriwe, yakoze televiziyo Mama Rwagasabo, hafite n'izindi channel zitwa Mutesi Scovia, hakaba Mama Rwagasabo Sport, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko se Scovia
ubu bwiyemezi abantu bakomeza kugenda bamubonamo kwishyira hejuru, ubwo singiye kuvuga n'ibindi byavuzwe. Mwebwe mubibona mute? Ndagira ngo tuganire, mwebwe mubibona mute? Ariko ikintu nza kwemera ni iki, kuba Scovia yavuga ngo abanyamakuru bose bakora kuri YouTube ntago bafata nk'abanyamakuru kuko batabikora kinyamwuga, nibyo koko sometimes ntago abanyamakuru bakora ibi bintu kinyamwuga. Uyu mwandiko ndashaka muzanyemerere ndi kuwutegura, nzawutotora neza nicaye kuri kamera tubivugeho, kuna abanyamakuru ba hano mu Rwanda bakeneye icyitwa training cyangwa se bakeneye amahugurwa kugira ngo abashyire ku murongo. So ntago wenda navuga ngo ni abanyamakuru bose, ariko nekereza ko itangazamakuru cyane cyane ryo kuri murandasi, ubwo ndavuga YouTube, aba bantu bose baba YouTubers bakora ibiganiro, bitabira ibikorwa bigiye bitandukanye, bakwiye guhabwa training, bagahabwa n'umurongo muzima bakwiye gukoramo ibintu byabo, bikagirira akamaro abantu benshi aho kugira ngo byangize abantu benshi. Kubera yuko kuri YouTube impamvu wenda njye nanavuga aba banyamakuru bo kuri YouTube bo badahinduka cyangwa se badashobora gukora icyo nakita nk'itangazamakuru mu buryo bwa kinyamwuga, nuko baba babona ko ibyo bari gukora n'ubundi bigira gute, bitanga umugati, birabagaburira. Niba ukoze inkuru ikagira 30,000 cyangwa se 40,000 umunsi umwe, ni ikikwereka ko ejo nukora indi nkuru kikagira 40, n'ejo 40, n'ejo bundi 40, ukwezi kurajya kurangira ufite nk'abaviewer nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3. Miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 uraza guhembwa amafaranga afatika cyane kuri YouTube ashobora kuza guhindura ubuzima bwawe. So ntago rero ngewe mfeka cyane ibi bintu itangazamakuru, kuko n'ubundi abo rikorera n'abanyarwanda, kandi abo banyarwanda babireba n'ubundi nibo batuma n'ubundi bakomeza kuba producingira ikintu. Buriya if is a business, umuntu afokasinga ku cyo abakiriya bari gukunda. Uru rugero ntanze kuba umuntu afokasinga ku cyo abakiriya bari gukunda ni urugero rwiza, bitewe nuko niba koko abanyamakuru bari gukora amatiku abakabona aracuruza n'aba content creator, wibuke ngiye ni nako kuntu mbafata, ntago mbafata ngo nk'abanyamakuru bahatari, ahubwo mbafata nka babandi batekereza content bakahita bashyira hanze, batiriwe bashyiramo izindi analize z'ubuhanga zihambaye zo kureba niba amahame koko agenga itangazamakuru ari muri iyo content, niba koko itangazamakuru uburyo rikwiye gukorwa ariko iyo nkuru yakozwe. Ibyo ntibirirwa babireba, kubera ko ibi biganiro hanini nta chief editor bigira. Ibi biganiro kuko itangazamakuru kugira ngo buriya umunyamakuru ajye gusohora wenda inkuru ihagije, nuko iyi nkuru iba yaciye mu biganza by'abantu benshi. Hari uwakoze inkuru, uwakoze inkuru aba yayiteye akagenda akareba iyo nkuru, akareba content, akayikora, yamara kuyikora akayishyira chief editor we akanyuzamo amaso, yanyuzamo amaso akamubwira ati ibi n'ibi ngibi birabikosora, cyangwa se ibi n'ibi ngibi birabivuga muri iyi mvugo uyikuremo, iyi mvugo numara kuyikuramo ubone gutangaza inkuru. Iyi nkuru iyo igiye gutangazwa haba hari uwitwa producer n'ubundi abagira ngo arebe neza niba koko iyo nkuru uko yanditse ni kuri kuyivuga. Ese kuri stage witwaye gute? Ese wavuze ibikwiye kuvugwa? Ese nta hantu wigeze urya iminwa? Ibyo bintu byose rero biba bikubiye muri iryo tangazamakuru Scovia bavuga riba rishyitse, iryo tangazamakuru rikomeye. Ntago ari kakaba aba YouTubers bakora, kubera ko ibi biba bikiri ibigo bito cyane, ni bya bigo usanga bifite kamera imwe, bifite na mikoro byonyine, ndetse bifite n'abaza n'undi muntu umwe wenyine wo kuza kuba muri kuganira. So rero impamvu nta yindi ngiye mbona ibi bintu batabikora kinyamwuga, niyo ndaza kwinjiramo, niyo ngomba kubasobanurira mu kindi kiganiro, kubera ko ikiganiro nshaka gukora cyo ndashaka ko ari ikiganiro kigomba kuza mukakinshyikiriza kuri guverinoma ishinzwe ibintu bijyanye n'itangazamakuru, government yacu bakabimenya, ndetse ikigo kijyanye cyose naho gihuri, ikigo gifite aho gihuriye n'itangazamakuru, iyo message ikazabageraho kugira ngo babifokasingeho. Niba bifokasingaho n'ubundi tuzagira itangazamakuru ryiza, kuko ndaza kubereka ndacyari gukora inkuru. Iyi nkuru ngira ngo ni inkuru ngomba gutangaza, kandi nkayitangaza mu buryo bwose bwuzuye, mfite n'icyo bita evidence cyangwa se ibimenyetso bigiye bitandukanye. So
iyi nkuru rero ngira ngo ya Bakti yo kuvuga ko uwitwa Scovia nawe ashyiramo ubwirasi, ibyo byose nabyo biri mu bintu byangiza itangazamakuru. Niba abandi banyamakuru bakubonamo ikibazo buri gihe, rega buriya nta nkuru ivugira ubusa ku musozi, icyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nanjye nkabibona kuko mu mvugo z'uwitwa Scovia always iteka ryose bikunze kugaragaramo akantu ko kuzanamo ubwenge buhambaye cyane, ubwenge burengeje, ndetse no gusa nkaho ubwishongozi mu kuntu ari byo wenda bishobora kuza gutuma abantu benshi bavuga ko uyu Scovia ashobora kuba agira gute yirata. Rero reka ndeke kuvuga ibigambo byinshi, ahubwo mbashimire cyane kuba mwakomeje kubana nanjye, nkwibutsa yuko duhari ku mbuga zose, ni www.vibestalklive.com, usoma amakuru ariho, ni Instagram yacu yitwa Vibestalk Live, ndetse ni TikTok yacu yitwa Vibestalk Live. Ese imbuga zose turahari. Ndabakunda cyane, nitwa Dukunda Junior Keve, mugire umunsi mwiza.